iyo yatsinze bamwe ngo barishima kandi ngo iyo yatsinzwe abandi baraburara amahoro arabura mu ngo dore yuko ngo usanga ngo biragoranye kubona urugo rumwe rwo mu Rwanda rwaba rutamo umufana wa Rayon Sport. Bamwe bayise Gikundiro, abandi bayita Murera, abandi bayita Isaro ry'Inyanza, abandi bayita ngo ni ikipe yakoze amateka indi kipe yo mu Rwanda itari yakora. Oya simvuga byinshi, bose mvuga yuko Rayon Sport ariyo kipe ya mbere mu Rwanda yabashije kugura igikombe hanze, iyo ni igikombe cya Sekafa. Ibyo kandi tuvuza amateka yo ni menshi, bose ngaruka yuko Rayon Sport ariyo kipe ya mbere mu Rwanda yigeze mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ibyo kandi nabyo sinabigarukaho, reka mvuge yuko Rayon Sport ariyo kipe ubu ngubu tuvugana mu Rwanda ifite abafana benshi. Ibyo nabyo ntago ari ingingo twaganiraho kuko mwese murabizi. Uyu munsi amajwi menshi y'abafana ba Rayon Sport arishimye, benshi bashimishijwe n'ukuntu ikipe yabo iri kwitwara. Rayon Sport Gitinyiro, iyo nimvuga Gitinyiro murabizi yuko ni ikipe ya APR FC bahora bahanganye umunsi ku wundi. Gusa abafana ba Rayon Sport bazakubwira yuko ngo buriya ngo derby yabo bwabo atakabaye ari APR na Rayon, ahubwo ngo derby yakabaye ari Kiyovu Sport na Rayon Sport, dore yuko no makipe mu myaka basa ajya kungana. Ibyo kandi ibyo byose abasesenguzi umupira w'amaguru barabyirengagiza bakemeza yuko ikipe ya Rayon Sport ngabafana babo nibo bagize ikipe yabo. Ese ngiyo bishimye nuko bavuga ibyishimo ngo nicyo kintu cya mbere kiranga abafana ba Rayon Sport, bikagaragarira no ku bakinnyi babo, dore yuko ngo bigoranye kuba Rayon Sport mu bihe byabo byiza umukinnyi yatsinda igitego agataha adafite ipfunda y'amafaranga, abangaba baramuyorera bakayamuhereza. Abakinnyi benshi bakiniye Rayon Sport bazakubwira yuko ikizakwereka yuko wakunzwe n'abafana ba Rayon Sport ngaruka uzatsinda igitego maze amafaranga ukayacyura ari menshi, ukayacyura ari kashi. Ibyo byose ndi kugarukaho ndagira ngo mbabwire ku buryo Rayon Sport muri iyi minsi irimo iritwara neza. Rayon Sport ushaka kumbaza uti urahera uvuga ko ikipe iri kwitwara neza itari ku mwanya wa mbere, gusa nanjye nagusubiza ni Rayon Sport ubu ngubu iri ku mwanya wa 4, nibura yinjiye mu makipe 4 ya mbere akomeye. Rayon Sport wibuke yuko mu minsi ishize ari ikipe iri ku mwanya hafi mu myanya ya nyuma, ikipe yagiye igaragaraho ibintu bitari byiza bituye n'abayobozi babo batandukanye bagendaga bayiyobora mu bihe bitandukanye. Bazakubwira yuko Rayon Sport kuva yafatwa na Murenza Butara ari ikipe irimo itwara neza, nibura mu mikino 5 iheruka ya shampiyona Rayon Sport atsinze imikino 3 inganyamo imikino 2, yanabyo byatumye iza ku mwanya wa 4 butuvugana. Rayon Sport ikipe itagiburamo amakuru, ikipe ihora ivugamo ibintu byinshi bitandukanye, ngaho basinyishije abakinnyi bashyashya, ngaho basinyishije abaterankunga bashyashya, ngaho Rayon Sport yakinishije abazungu, ngaho Rayon Sport yakoresheje imyitozo idasanzwe. Rayon Sport ikirangantego cy'umupira w'amaguru mu Rwanda wabyemera cyangwa umwaka wa shampiyona yo mu Rwanda w'imikino watangiye Rayon Sport ari ikipe ititwara neza, itsindwa n'amakipe abonetse yose. Ibyo kandi byari bigendanye na finance cyangwa se imitungo cyangwa se amafaranga Rayon Sport ari ifite, dore yuko Rayon Sport yari ifite ubuyobozi butameze neza ubwaho ndetse batumvikana. Aya no haje gufata icyemezo cy'uko Rayon Sport ihabwa abayobozi bashya. Icyo gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyabonaga Rayon Sport iri kurimbuka, cyafashe umwanzuro wo guhereza Murenzi Abudara nk'umuyobozi wa Rayon Sport mushyashya ndetse na komite izamwunganira. Abo ngabo mu nshingano bari bagiye guhabwa za mbere harimo gufata Rayon Sport bakayishyira ku murongo, bakabasha kwishyura amadeni bafitiye, bakabasha kurokorita abakinnyi bashyashya, kugumishamo umutoza ndetse no guhindura Rayon Sport ikongera mu makipe atinyitse ndetse yari mu makipe arwanira igikombe cya shampiyona. Ibyo ngibyo Murenzi Abudara muri iyi minsi nibyo ari kugeraho. Nkuko nabibabwiye, Rayon Sport mu mikino 5 iheruka ya shampiyona yatsinze imikino 3 kandi iza kunganyamo imikino 2, wasangaga ari amakipe akomeye bari bahangane n'igikombe cya shampiyona. Rayon Sport kandi yananganyije n'ikipe ya Al Hilal, ikipe ituruka muri Sudani. Bikwereka yuko Rayon Sport ari ikipe irimo iragenda yiyubaka ndetse ikomeye. Sibyo gusa kandi yatsinze ikipe ya AS Kigali, iza kwitsinda ikipe ya Mukura, iza kubinganya n'ikipe ya Musanze. Babigiye ku rutonde rwa shampiyona, ubona yuko urutonde rwa shampiyona ribawe n'ikipe ya Al Hilal, igakwirwa n'ikipe ya APR, akaza ikipe ya Polisi, akaza n'ikipe ya Rayon Sport n'amanota 27 ku mwanya wa 4. Ibi byose bikwereka ko Rayon Sport ari ikipe iri kugenda yinjira gake gake mu makipe ahatanira igikombe cya shampiyona.
nubwo ku bakunzi ba Rayon Sport bavuga yuko bikomeye ndetse binagoranye kuba ku bakunzi ba Rayon Sport bavuga yuko ngo bikoranye kuba bahatana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, dore yuko ngo batakaje abakinnyi benshi ndetse abandi akajya mu mvune. Gusa bemeza yuko ngo bafite igikombe cy'amahoro ari nacyo batezaho amaso, dore yuko ngo bafite inyota ndetse no kunyoterwa cyane kongera gusohokera igihugu, bakongera bakagera mu matsinda, dore ko bemeza yuko ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo kugera mu matsinda mu Rwanda. Rayon Sport, isaro ry'i Nyanza, Gikundiro, ubururu n'umweru niryo bara ribaranga. Ese koko bazabigeraho nk'uko babyifuza? Ese imikino isigaye ya shampiyona bazabasha kuyitwaramo neza? Ese igikombe cy'amahoro bifuza kuzatwara cyo bazagitwara? Abakunzi ba Rayon Sport ni ahanyu. Reka nanjye nsoze nnyo mubwire nkora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi ndetse ujye ukurikirana ibiganiro ngugezaho. Ndabakunda.